ufite agahinda k'iki ndakubuka Djihad wowe ceceka nta kintu ugomba kuvugana nawe ndikurira Djihad ntago nkuririye oya nta kintu ugomba kuvugana nawe ntago nkuririye bro icyo ndashaka kukubaza umva ngusubize wowe none urizwa wavuga ngo ubivuge gutyo urarizwa n'imbo ni mwana ubimenye ariko nabakuririye bro ariko nabakuririye naragufunze none naragufunze wanze wikimenya nabakuririye abafungo Djihad ntiyakuvugishije nkuvugisha se nkandi ndoburije kuvugana nawe ntayo none kuri mu buzima bwawe wabaye mu buzima bwawe nanjye nkaba mu bwanjye urarwana n'iki uri Kigali icara Kigali zikoti nta soni ikote gutezeka kakurushije ubuzima mubwira ahubwo niba buri bari kurizwa n'iki ngo Djihad ngo arabure ko we ubwo dufa mukomeye n'ingasiri ninde waririye Djihad ko ninde wamuri ngo yanze go kuvugana nawe ubu nkushubije hano kugira ngo ntazagira ukuntu mbitindaho ndavugana nawe se turavugana uretse turavugana hano oya godfa natsi iminota 2 mfasha nyikoresha umvise kubaje reka bakuvugiremo reka undi nawe agenda avuga reka undi nawe avuge wagitinganya umva gatingana n'amabere wowe gusubiza wowe nturambona we yitandisi wowe uzambona semuhu baho mu buzima bwawe nanjye nakubwiye ko ngomba gusangira na nyoko kawe nanjye ntacyo ufitanye nawe nakubwiye ko ngomba gusangira na nyoko kawe nta ruhare nabigizemo kugira ngo ube warisanze Kigali aho uri nawe ntagusetse ngo ntabwo wafunga imisumi inkweto zanjye ujya witara icara rero uberwe nayo urambaza iki sawa urambaza iki ntuzongere mari nuteze pe uri kwitaka ntacyo urarwana n'iki baho mu buzima bwawe icara ahubwo icara Kigali kode Semuhungu Kigali cyane senza nkabamaze umwaka nibwo igiye kunyota none se urumva usetse oya ndi kuri igisawa komera mwagiye muri kisharisha nakubwiye ko nta ruhare nabigizemo kugira ngo wisange i Nyarugenge mwagiye muri kishari mukana abandi mu mahoro nakubwiye ko nta ruhare n'abantu bose bari hano barabizi none se ko Djihad yabwiye ngo gutinganya bihunga nimujyana mu nama se mu kwazijya mane ku giti cye man ibyo nawe bisubize we urakoze cyane nge nagusubiza ku bintu ari kuvuga mfite ikibazo cyangwa Kigali n'ibiki byose ari kurwana n'iki ya wagumye mu ukora ubuzima ikibazo wamekinze ngiye bari cyo ndi kurwana cyo karo wanwe kuzuna live byari cyo ndi kurwana kari uko bavuze kuri Djihad ngo wagatasohoka ngo mwabanaga n'ibiki ngo nanze kuguha imbabazi ngo ndakureba nkiruka utiruka wa mugore we nange jone twahuye muri nuza mu inama ya Nobreza Hotel ngabaza Madoxi uyu muhungu dupfiki kuri tariki 17 z'ukwa gatanu nango wiruka oya nango wiruka ubona umutima gucira umutima ntawo yakurana nawe icyaha ni kibi gushakana nawe ninjye wakurije kontineri ngo wisange Kigali ninjye wakurije kontineri ngo wisange Kigali wibwira yuko usetse ni wowe usetse guma mu buzima bwawe nanjye ngume mu bwanjye ntuzongere ahubwo reka nkubwire ntuzongere kugira umuntu ntuma kuko nta reka nkubwire oya bagutumyeho undi azongera ndakwisabye uzaba uri hanze se ntuzongere ayo jya kuri urwuriho rutoroheje ngwini Nyarugenge rutoroshye urwuriho ko rutoroshye
Godfather narinje gusubiza Eric kubera bari banyohereje ntuzenye ibyo bari kodinze hano sindi gusubizanya nawe wowe kasuku wowe huzambu Semunga azakugemurira Semunga azakugemurira nta kibazo kandi agira urukundo azino guteka nta kibazo agira urukundo Semunga agira urukundo birahagije ibyo birahagije byihorere Djihad reka tubishireho umucyo ibi bireka akantu tugashyiraho umucyo ibyuko aka kantu ntuza akoze statement Semuhungu yuko we na Kadete wo muri Sweden ari mwe mwamugambaniye icyo ngicyo ni kimwe kavuga ati n'umutima wanjye uraremereye icyo ngicyo tugishyira iruhande ngo mwaramugambaniye umugambanira hehe umugambanira yarahari se ntabwo se mungu yababe umugambanira hehe ngo mwamugiriye ishyamba kugira ngo ibyamubaye muri Amerika bimubeho ibyo ngibyo tubyirengagizaho Djihad nihe mpamvu Semuhungu mwabayeho inshuti mwigeze kubaho inshuti mwigeze kuba abavandimwe mu bihe bya kera byagenze kugira ngo umuntu mwabayeho inshuti mukaba abavandimwe uyu munsi ashobora kugera i Kigali nawe uri kubyumvira bagutumaho intumwa akifuza ko nk'abantu bigeze kubaho inshuti nk'abantu barabavandimwe ku kibuga cy'indege nkubona mu bihe bya kera baravuga ati ngiye kwakira umuvandimwe wanjye tuba muri association imwe Djihad ni iki Eric Semuhungu yagukoreye udashobora gishobora gutuma muticara ngo muganire amasaha ngaho nyumvira bikanga ngaho nyumvira hari icyo yankoreye hari icyo namukoreye none ni ukubera icyo agusaba ngo mwicare ukanga ko mwicara ko byabaye umunyamahoro kandi bigaragara ko ari mwe mwamuhemukiye ariko Godfather icecekera kari mu ruro barasyana nta mahoro icecekera nakubwiye yuko ibyo byose aje kuvuga hano sijye wagize uruhare kugira ngo yisange i Kigali kandi no kubura i Kigali nawe ntusetse icyo kimenye Semunga azakugemurira barahura n'umuntu Semunga azakugemurira nicyo cyari kinzanye kuko iki cyo cyari kintangaje cyane icyo kintu urumva pede ntabwo witeguye kwiyunga na Semuhungu niko pede Kasuku wowe nzakiyereka ariko se we tujye tuvugisha ukuri Djihad ararinda avuga ngo kuba nicyo Kigali sinsetse mfite imitungo ya hafi biliyoni y'amanyarwanda wamukire we kurangirira kuri ntuzenya ngo abantu banze mfite inuze za miliyoni hafi 500 ubwo se akavuga ngo ntabwo nsetse gute urugendo rwa Dubai mitafata indege business class Kenya business class Uganda business class ubwo tuhuriye he nawe kugira ngo uri kuza kwiyasa ahangaha ngo abantu barakugambaniye twebwe turi Amerika ngewe nawe ndarira i Kigali maze n'ukwezi kumwe meze neza boku Djihad reka ko nshaka kwitanga nkavuza mama wawe nshaka ko bambwiye ngo ararwaye ahise avaho atirukanka ngo ariko uribaza umuntu yicara ngo nango umuntu ngo asetse cyaro cya Norvège ariko siko abantu basetsa we ariko siko abantu batabanyarwanda mutagira n'isoni ubwo ari nge na Djihad haramagazwa kubera umunwa we wamunaniye nindi siwe nungu siniko nane hose ari gutrendinga kubera gusebanya ariko abantu bibagirwa vuba si uri gusebanya ariko twinjira mu buzima bw'abahanzi batandukanye n'abakina abaproducer n'abakibose batuka none ngo ngiye ngo kuba nishicaye i Kigali ngo nango nsetse akiyunze mwana mwakiyunze ko ubundi ibintu byo guswana nta kintu bimara ubwo no kuvuga ngo wowe uhise uyunduka umucamanza ntaho nciri ubanza aho nciri ubanza Godfather ntaho nciri ubanza azabunze uri ngo abantu bavuga byakunda ko ngo uruganda rurimo umwanda nyese mwe mwumwanda mwakiyunze mwana mwakiyunze bikarangira ubundi murashwana mupfiki niko Godfather Gazu gira ikintu ubwira
Godfather nakubujije uruganda uru ruganda rusya kawunga uruganda rurimo umwanda none se mwe murabona atari imyanda mwana ariko ibi byana nabyo bigira nta kindi cy'urusura ni igikunguzi bro aguze ukuntu cyarize ahubwo dfa uzi ko mugira systeme yo kuriza abantu kiriya cyana mwatumye kizana amarira nk'ay'ingona tugaruke mu by'uyu munsi urakoze cyane Godfather urakoze okay so Semuhungu ikintu kimwe kigaragarira amaso yawe rwose ubu turi kuvugana ntabwo ibi bintu ari ibintu byoroshye nk'uko turi kubitekereza ariko si kitoroshye ni iki nta cyoroshye kirimo numvaga iyo showbiz abantu bashobora kwesurana bakabyuka mu gitondo bakaganira uretse n'aba cyangwa namwe na Dekati yicaranye na Yago kuri pani imwe baraganira ejo bundi mani reka nkubwire abantu bagomba kujya besurana ariko icyo dupfana gikaruta icyo twapfa ni gute twisanze ushobora kugera i Kigali ukamara imyaka nk'iyi ngiyi mugenzi wawe mwahuye mugahuza umubiri mugahuza urukundo kuko yaje kukwakira i Kigali ndabyiruka mu bihe byashize ariko Godfather Djihad ko nawe abaseka Semuhungu ngo yarafunzwe urumva ko nawe umunsi yagiye bazabyina kadendera ahubwo se iriya njiji ntango yize gutukandira Philipita bakamufunga mani bikajya no kugenda nkarwana nkandikira abantu bafite mu cingoni nzaba mufungure kubera gusebanya mani ariko uyu nguyu wagize ngo sibize kumufungira kuri Munsera Garete Munzererezi mani navyewe ndarwana kifite igitaramo cyo gihe muri Canada cyo genda byibuka ni muri hotel ibyo bintu ndamuvuganya n'abanyamura wa China na mukome mugira ute mudufashe batamumana ari gusebya Philip Tango ngasaba ruswa nk'abana b'abakobwa kabasambanya n'ibiki kandi ari kumusebya wumvise uwo ni we Djihad rero mu nimero ya Philip Tango byaje kurangira bite Philipita yeza nyina amusemba aramubabare kubera ngewe man uzabaze Philipita ntiyababariye Djihad kubera ngewe man icyo gihe mbiho ni muri Amerika na Philipita atari n'inshuti cyane ariko anziho nyine Philipita ndagusabye ndakwinginze baramufunze bro barafunze Djihad yaramaze iyo cyumweru nuko inkuru bageze hati ko bakayisiba ku gihe baramufoto yambaye n'amapingu ariko ngenda musabira imbabazi avamo ure mutima ndakumva ariko ngewe niwe wirirwaga ncimikano Jackie umuzanye ahangaha n'ibintu mbonye akoze sha akoze iki Jackie igihe Djihad rero arabaga ibyo yabaga ntabwo Eric se ntabwo muhereje gift ariko se uyu muhereje gift ariko mbivuze umuhereje gift ariko mbivuze ntugateranya abantu man oya bose nazo nguhana gutanga gift ni byazanje wa kigo iyo ubona umuntu arimo arababaza undi ukamuha gift bira ntabwo bikora oya nawe genda gakira n'ukasira kugonganisha abantu kugeza umva agiye mvuga Djihad mu kanwa kawe nizero ngiye mu bireke nta kibazo man nese urumva ikibazo cyari iki gift nta kibazo wewe buri ngo ngiye nta munyangire ngira man urambaza iki ngira gift nta kibazo mu mutwe y'abantu buri ngo ahubwo ari batere gift buri ngo wi iyo mikino ntago nyikunda urabizi uruganda rurimo umwanda iye mikino urabizi uruganda rurimo umwanda gift oya reka nkubwire gift abantu bari mu kibazo niwe dusiga hano hejuru bya bintu birakomeye so banyarwandakazi ngira ngo urumva umujinya w'umurando uranzuzi Eric nta kintu waba warakoreye Djihad kimubabaza ataravuga aricyo gituma yagukoreye ibyo yagukoreye ngewe nuko ndamukatinze off ubwo 2010 ubwo nyine yajyaga
umwohereza nko muri charity event yo gufasha abantu noneho nyuma akaba yakora ko ashaka gutwika akava agatukana agasebya abantu icyo gihe kera yarega ibintu amamazemo igihe n'ubundi abatse abantu bazajya babona twagiye gufasha ahantu abantu babona umuntu wari uhagarariye hanuza yanjye niwe uri gutukana bigende gute bimubuza rimwe kabiri gatatu kandi iyo yaramaze gufungwa aho yarabonyeho isomo yanga kumva namwe yatiriwe nitandukanyije nawe rero nibwo yarakaye nyuma aza kwifatanya na Cadette aribwo so ni ukuvuga ngo wirukanye Djihad mu kazi exactly umwirukanye ajya kwifatanya nari Cadette Akibaru okay na byavuye n'ituma kurundi rwango rwavuye wumvaga twahise dushwana gutyo byasirakate kada so niba mbyumvishe neza ahangaha niho amakimbirane yavuye ngira ngo nabonye njye namuzaga gutukana mani kuko njyewe sinjya no ku muntu utanyinjiye cyangwa se utanyinjiriye cyane mu buzima so ubwo rero uriya mutipe yajyaga ngo ni ugutwiga agatukana abantu agatuka ngo bashatse ngo naho dukecuru rega nubwo bageze bakaba inshuti z'ukuntu yamusebyaga muri za piripiri mani agasebya abantu akamutuka nka batse ari gutwara shadubye nawe shadubye ari inshuti yanjye ari gutuka uriya muntu kandi ejo bazabona yagiye gufasha bizitwa gute nkambwira hamwe ati mani ngo wabonye isomo byo wakoze 50 bari bakumanuye warekera uri mu biti mani niyumve nyine aza kwivumbura turi muri groupe yanjye yivumbura ko hari umuntu twari twashyizeho witwaga Migambi John Madden Rwanda wari umuhaga wayisangarira Migambi uretse gato Migambi aza kwivumbura ngo ko Migambi twamugize umuyobozi wa groupe arangije nyine avamo tutangira gutyo nyine atakitaba kandi noneho icyo gihe naramuhuje n'abadamu muri Belgique za Sweden za yose bamufasha bamugira ute kubera njyewe rega no kumenyekana se njyewe Djihad njye amufungura email za 2010 njye amufungura Facebook muri za 2012 gutyo njye amugejeje kuri social media mu magambo make ureza nimero ya Mugambi urafite nimero ya Migambi ushakira ikizo Migambi ndayifite uyu Mugambi muramwibuka Migambi namubwiye ko ari umutinganya yanga kubyemera nanga ari umutinganya man nose noze yanjye yari yabatinganya yafashaga abantu so nibi ako nawe wayimpaye nimero nanga ibyo nanga ari byiza nayo ngo haye mbari ibyo ngibyo man nese abantu babaga muri best family forever yo gufasha barabatinganya cyangwa harimo abantu abamama n'abapapa n'urubyiruko n'abakiboza okay nese yo gufasha abatinganya cyangwa gufasha umuntu wese uguranye avuga ko ababaye okay ntabwo nari ngo niyo kwihuriza muri Migambi nanga ari umutinganya Migambi General Madden Rwanda nanga ari umutinganya ndamuza ariko namukoreye n'ubukwe by the way yashatse umugore noze yacera mutwerereye kabisa byari ubukwe bwiza okay ubwo ntabwo ari umutinganya ngaho mpa nimero urakoze kandi unabishaka burana na Rwanda pasi y'umwana bita ntuza selfa nawe burana isawa mpa nimero reka bambe nimero ya Migambi reka hagomba kubiperereza reka nagusha gutanga amakuru adafite iperereza utakoze iperereza ngo umenye imva n'imvano y'ibyo bintu none ntimumenya ko se muhungu yirukanye Djihad aricyo bapfuye yamwirukanye mukazamwirukana muri Amerika ndapfuye ariko se nawe mbwira wabana gute n'umuntu mana utukana yani magambo wirukanye Djihad mu kazi akwirukanisha muri Amerika afatanyije na Cadette ariko hano ngiye mbayeho neza kuruta na Amerika ariko nyine nicyo gisobanuro nicyo bivuze niba kumvisha neza you guys you crazy Filipita ibintu yabihamya byibiki yuko bafunze noza muhamagare uzi ko setsa mani ntababwira ko atari nge wasabiye uriya mutipe imbabazi ungaye sinzi impamvu rero Filipita natabwira ko ari nge wasabiye Djihad imbabazi amaze icyumweru bagiye kumumanura ungaye kandi nkanabishaka nkamugira ibanga cyese ifoto bamufotoye bakayishyira ku gihe ndetse nyuma bakaza kubisiba hakoze ko setsa ntabwo biba ariko twari tubizi se muhungu ibiki ko se muhungu wari wenyine ko batari kukuvugiramo wagaruka
wagaruka tukamara amazimwe. Djihad wazize kwirukanwa. Muhungu arakwirukana mu kazi, umwirukana murame ndapfuye. Niba ibyo twumvisha ari byo nikanzemo. Niba tuje gusanga ko ari wowe wamwirukanye mbere yuko, ariko aka kantu ni dangere. Wamwirukanye mu kuyobora abantu cyangwa ishyirahamwe ryawe, yisunga umwanzi wawe Kadete muri Sweden bakwirukanisha muri Amerika. None kumbe yari we mugisha wanjye wo gukora mu Rwanda bimeze neza, ubuzima bumeze neza. Ubu iyi si content nshyashya. Mufite umwanya maze umwaka no kwezi kumwe mu Kigali, nageze hano ku itariki ya mbere kwa gatanu 2024. Ubu turi almost mu kwa gatandatu itariki 10 na zingahe. Man, ngiye buzonganya umeze neza. Urumva bamamagaje kuri RIB, urumva bamamagaje muri iki. Bararige batabahamagaza. Ino kwamagaje muri RIB. Kubera iki kuri ne bwabo. Gutukana, kugira ute, gushirika isoni, none ubwo uri mu mazi abira n'ingire sibo. Eric, oya tujye tuvugisha ukuri, niba nta yindi mpamvu iyi ngiyi aba basore babiri akaribo oya uravuze ngo uraho muri Sweden ni umukobwa akaba aribo bakoze umusore nawe se rero bifite igitsina cy'abahungu bakwitiki. Uyu mugabo uri muri Sweden wafatanyije na Djihad uri mu Rwanda bakakugira ishyamba. Ibi bintu baba bafite imbaraga zirenze utekereza ko bafite. Ngo ngarabizi muzane mingo nyawe ibyacu arabizi ngo mumwemerere ngabishyira hanze muzana bivuke. Uravuga nde? Nyamisiri uko navuze. Geriki byanyu ndabizi munyemere. Fata ijambo tubwire kuri ibintu. Byase muhungu. Eseri ndakumva. Ndabizi neza ko kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwawe hari abantu babigizemo uruhare. Ibyo uvuga ni ukuri. Ibyo uvuga ni ukuri 100%. Ngiye nabumva. Mwese we bitubagambanye kano kanya mana. Ibintu ngiye nago narindi kuri live ngo mbirebe, ariko ibyo uvuga nuko ibyo wowe ibyatumye uva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari inshuti zawe mwabanye zabigizemo uruhare. Yego. Kandi abo bantu bose babagiriye neza. Bose. Akoze. Abenshi nabinjiye muri biboro byabo bazaga bakwisunze kubera ko ari we wabyemeraga. Inkuru y'ivimuzi. Kandi ariko kubwira amani nese kumutsana mu magambo ariko kubwira ntaho ari kubyumva ama. Rero hari igihe abantu babona yuko kuki abantu batamenya yuko abantu bajye banashyira n'ubwenge n'ibintu banabitekereza. Guys, mutapinge screen kugira ngo live itaza kuvako. Iyo umuntu bamuripotinze icyambere baranamuzana sibyeri kandi nta n'ikintu cyawe bimwe bakanabiteza cyamunani, nta kintu cyabigeze bateza cyamunani. Uretse deportation yari kuvuga kuri reportinga. Ari kuvuga deporting. Okay. Yo yise reporting ya ubundi yego yundi yo kwisanye ibintu byawe bisigariye cyangwa bikagira uko nawe access ubifite. Eric wowe ujazambaye n'amapimo bagutanga kuri airport. Zero tuzarebe Prince Kid ne bamuza mu Kigali. Bivuga ntango bizishe. Nyine ni kwipingo bagwerekanya kuri airport kwipingo. Kandi Eric yuza ko wenda yuza no ko warakoze ibyaha bya danje. Ubu waranaje ukaba wajya no gufungirwa imageragere. Aba bantu rero Eric reka mukosore ibyaha urabanza bagufungira imyaka imbari 25 cyangwa 30 cyangwa 15 ukabanza ukayirangiza, barangiza bagukura muri prison bagushyira no muri immigration proceedings yo kucyura kugira wumve ko nta mikino iba muri Amerika. Urangiza ibyo muri criminal case ukaza muri immigration, urangije igihano cyawe, sentence yawe. Ntabwo kuvuga ngo ugenda urangiriza iwanyu igifungo, ibyo se bibaho. Ariko Godfather ntabwo bibaho. We Eri wazemereye umuntu witwa Godfather cyangwa Godfather agashaka umukobwa witwa Erika Keza? Nariye kumuvugaho karenge abantu wenda wasanga atamuzi. Erika Keza wo muri Beri usigasigaye bibera Belgique byose arazikira wampaye WhatsApp. Ika
ubundi umuntu uzi ibi bintu bya Eric Semuhungu Erika se abantu baza kubivuga bose nta n'umwe babizi umuntu ubizi neza byose Keza ni Erika umukobwa witwa Erika Keza Erika wampaye nimero ufite amakuru yose umuntu Wampaye witwa nimero Keza reka nyiguhe ko afite ikintu ko afite ninyo Kiza bari Kigali cyacu mu Rwanda basigaye ni cyiza mwana icyo gikobwa ubu ni umumama ubu ni umumama w'abana babiri Godfather rero twebwe wenda dushobora no kubivuga wenda bakavuga ngo byagenda uwo mukobwa witwa Keza Erika niwe uzi ibintu byose bya Eric Semuhungu n'inshuti z'abandi bantu ntavuze n'abariri pupe n'abandi musharing live ubundi mushinga gatebe Belgique baryanye sasa oya nabyo si baryanye ari abanyamatiku muri benshi bampaye nimero barenga nka 20 Ese simba ngo aya makuru yuzuye ariko bana mukunda itiku murakicwa n'uburoro ariko Eric karamba ibintu Keza Erika azavuga ntihazagira ikintu urenzaho ibyo gikiseka kandi umuntu witwa Godfather azabanza aze kunyandikira ndamubwira umuntu azabanza kubaza mbere yuko ari bubaze Keza Erika fayo nukuri Imana niyikiza ibibazo reka gutinda mu babisha namenye ko ari yitanga umutuzo